umva ndashaka nyine sheri wanjye azaza mu rugo nyine guhura n'ababyeyi n'iki rero ndashaka muzamuhari sheri wanjye uko usigaye wambara niba uzabikuba gatatu simbizi ubu wenda kwizera sheri ndakwizera icyanga uburi Kanyana ariko Kanyana serivisi yamubera akajya serivisi arimo amwakira hehe nzamwiyakirira nawe si umusheri wagira ngo ni iyo bigeze kuri wenda kubwenge nzamwakira muzakira abandi igihe mwakira yewe wicaranye nawe muzaba mwicaranye oya ngomba kwiga kumuha keya sheri kumwakira njye nkamwakira muhakerega none oya siriyo reka tukosore nakure yaje kereka ari mu bukwe oya nakuri ugiye kumwereka ababyeyi nyine uzaba wicaranye nawe nyine muzicara nawe ubibwira ababyeyi noneho muri cya gihe Kanyana kandi babize ahubwo nyine uzaba waje kumubereka sibyo gikorwa kizaba cyabaye nyine umufateho mwirya mu bakobwa beza ko mutaganira se twakira umushyitsi wacu rero nashaka gupresenta inshuti zanjye uyu ni Kanyana uriya ni Kamire inshuti zanjye nashaka kumumenyana nari mbazi ari bose bazi bazi kabisa isi impamvu rero naguhamagaye rwose wihangane tuganire ngende umubyeyi urabizi nawe uri umwana kandi uko biri kose nubwo hagati mu miryango yacu ubu rero harahiye kabisa. Ubu mama Cyusa agiye gufata imyanzuro ikomeye cyane nk'umubyeyi we ubwe ku giti cye aba atunguwe cyane biba bimutangaje ntabwo aba azi ko umukungu we yakora aya mahano cyangwa se umuhungu we yakora amakosa kubera ko yagiye amwizera inshuro nyinshi cyane zigiye zitandukanye akagenda amubwira ati nyizera nka mama wanjye ntabwo nakora ikosa ntabwo nakora ibintu nk'ibi ngibi ariko bije kurangira amutahuye bije kurangira amufashe bije kurangira amenye yuko uyu Cyusa inda yateye isimbi ariyo ya nyayo koko ko nta bintu birimo byo kuzarira yamutwitse inda kabisa yarayimuteye ibi ngibi rero mama Cyusa bikaba bimubabaje akaba agiye gufata umwanzuro uteye ubwoba umwanzuro ukaze twese turi buze kwimirwa kabisa kubera ko uyu mwanzuro uraza kuba urenze uraza kuba uteye ubwoba ntago nzi ngo uraza kuba umeze gute ntago nzi ngo uraza kugenda gute gusa ahangaha twese turimo turibaza turimo turavuga se koko ubu ngubu mama Cyusa ubu ntagiye kurwara depression nagiye kurwara depression kubera umwana we ibintu yakoze kandi akaba yarabikoze atabizi kandi nanone Cyusa akaba nanone agiye gusa nkaho ashaka undi mukobwa ari we iribagiza ntago yamuteye inda ni umukobwa mushyashya mu buzima bwe tubibutsa ko impamvu Cyusa uriya muryango wa Cyusa Sylvie papa we ndetse n'abandi ndetse na mama we impamvu baje mu Rwanda ni ukubera bari baje kureba iribagiza ngo abe umukazana wa Cyusa mu gihe rero bari bamutegereje baje gusanga uwo bita iribagiza atari we basanga ni isimbi ibi ngibi rero byaje kuba ikibazo gikomeye cyane byaje no gutuma uyu nguyu Cyusa abifata nabi nyuma nubwo yaje gutera inda isimbi azi ko ari we iribagiza ibi ngibi byaramubabaje cyane kabisa ubu ngubu yakagombye kuba ari proud yabyo ariko ntabwo ari
proud yabyo bitewe n'uburyo hano ku muryango wo kwa Rugema babigenjeje bahise bamupirata batamuhereza ubutari kubera ko bari bazi ko iribagiza atari umwana wabo atari amaraso yabo. Ibi rero byabaje cyane Cyusa kabisa nubwo yateye inda isimbi ni nayo mpamvu atabaye proud yabyo yo kuba yatunga uriya mwana. Ibi rero byose nibyo tugiye kureba, ese mama Cyusa araza gukora iki, araza gufata izihe ngamba, araza kubyitwaramo gute kuri iki kibazo turimo turagenda twese tureba kino kibazo turimo turagenda twese dukurikirana n'abakunzi b'inzira y'umusaraba. So nimukore subscribe rero kugira ngo tuze kubana muri gahunda zose ziri buze gukurikira mu episode yose ari buze kuba yakurikira. Amagambo Cyusa yambwiraga cyangwa se na Sylvie mbona batankunze nkaba nabo mu rugo nabo baraniranye baje nko kunjugunya ahangaha. Nyine byanteye kwibaza byinshi, nyine ntekereza kwiyahura, ariko nyine Imana ikinga ukuboko niko guhitamo mbona nyine nanjye nkagenda neruka kuri iyi. Ariko rwose ntabwo nari gutinyuka gukora icyo koze. Ibyo umbwiye ni ukuri. None se isi mubaze ikintu kimwe, mu by'ukuri turi mu isi, ariko mu ijuru hari Imana isesengura byose, imenya ukuri kandi kwemeza ikiri mu mutima wawe icyo ukuri. Ndakubaza unsubize, uyu mwana utwite koko ni uwa Cyusa? Ni wowe waguteye inda? Mbwiza ukuri, nabanje kubwira ko hagati yanjye nawe hari Imana ireba byose ikamenya ukuri uko ariko, cyangwa se ikakubona kuri iki. Byo ushobora kumbeshya, ariko mu ijuru ntabwo babona yuko ari ukuri. Yego babona kubeshya, kandi igihe kizagera uyu mwana amenyekana. Uyu munsi dufite urujijo kuko ari mu nda yawe. Nyemerera umbwire ngo ni Cyusa cyangwa se ntabwo ari we. Turi babiri n'Imana iri hagati yacu. Oya mama wirira pe, ihangane wirira, nsubiza umbwiza ukuri. Nari numvikanye na Cyusa ko ibi bintu tutagomba kuzongera kubivuganaho. Yego n'ubundi Cyusa ntimuzongere kubivuganaho, ahubwo njyewe noneho reka tubivuganeho bwa nyuma. Nanjye ndakwemerera ko tutazongera kubivuganaho, sibyo? Ariko nibura umpe igisubizo nyakuri, menya ibyo ari byo. Nk'uko wabivuze ntabwo nakubeshya pe, kuko niwe mwana azavuka. Ego narumvikanye na Cyusa ko tugomba kugirana ibanga, ngo sinzabibabwire cyangwa ngire undi muntu mbibwire. Ariko nawe ntabwo nakubeshya nyine ngo nkomeze kukubeshya kandi uri umuntu mukuru, kandi n'ubundi amaherezo bizamenyekana. Nakubeshye uyu mwana n'uwa Cyusa. Gusa nyine ntabwo ashaka ko hagira umuntu n'umwe ubimenya. Unambabariye basi wabigumana ukabibika, kubera ko ntabwo ashaka kuba yakicura ubukwe, niyo mpamvu bimutera. Rero ndikumva Ubu ngubu rero tugiye kureba uyu mukobwa Kanyana mu gahinda kenshi cyane, mu marira menshi cyane, arimo ararira, arimo araganya, arimo aritotomba, arimo aravuga ati kubera iki bino bintu byose byabaye. Nyuma yo gusubiza amaso inyuma akabona uburyo Sylvie yamuhemukiye, akabona uburyo Sylvie yamubabaje, ibi ngibi rero bigiye gutuma yiheba bimwe bidasanzwe. Ese Kanyana biraza kugenda gute, biraza kurangira gute? Niwe mwanzuro araza gufata ko ibintu byamubanye birebire. Afite ibitekerezo byinshi cyane, arimo aratekereza urukundo rwe rudahari kuri rurangirwa. Arimo aravuga ati uyu musore koko iyo tuza gukundana nkamuhondakazaho urukundo rwose rukenewe mu buzima, ariko ntabwo byakunze, ntabwo bibaye. Rero Kanyana
ubu ngubu akaba agiye gufata umwanzuro umwe urenze, umwanzuro uteye ubwoba. Tugiye kureba umwanzuro agiye gufata kuri Sylvie, kubera ko Sylvie yaramubabaje cyane, kandi Sylvie aramubeshyera. Ntabwo ari we watumye bino byose biba, ni uyu nguyu Rurangirwa. Ese Kanyana azongera kuvugana na Cyusa? Bazongera gucana uwaka? Bazongera kuganira? Bazongera guhuza ikiganiro, kwiyumvanamo nk'uko biyumvanagamo mbere? Ibi ngibi bizashoboka ko hashize igihe kitari kinini ariko nanone kitari gitoya, uyu nguyu Sylvie amutwaye umukunzi, ndetse akaba azanataha n'ubukwe bwe. Se azataha ubukwe bwe koko cyangwa ntabwo azabutaha? Ibi ngibi rero byose nibyo dushaka kureba muri episode yindi iraza kuba ikurikira. Mwebwe icyo tubasaba ni ukuguma ku murongo, mukore subscribe kugira ngo mutabasha kuba mwacikanwa. Ikindi mutumire inshuti n'abavandimwe nabo baze barebe, baze bakurikirane ino filime nziza y'inzira y'umusaraba tuba turimo turagenda tureba 5 kuri 5. ntabwo uri wajyanywe n'amahoro ufite umugambi wo kwiyahura, sibyo? siko bimeze. cyakora ariko ibyo ngibyo tubyihorere. hagama nubwo nyine nurushije nyine mwaragukomeje ngo nari ngiye kubaruka, ntabwo nari ngiye kubaruka pe. Kuri icyo kintu ntabwo ntagitekereza cyangwa ngikore kwica umuntu. Numvaga nyine bimaze kundambira. Amagambo cyose yambwiraga cyangwa se na Sylvie mbona batankunze, nkabona abo mu rugo nabo baraniranye baje nko kunjugunya ahangaha. Nyine byanteye kwibaza byinshi, nyine ntekereza kwiyahura, ariko nyine Imana ikinga ukuboko niko guhitamo mbona nyine nanjye nkagenda niruka kuri ibi. Ariko rwose ntabwo nari gutinyuka gukora icyo koza. Ibyo umbwiye ni ukuri. None se isi nkubaza ikintu kimwe. Mu by'ukuri turi mu isi, ariko mu ijuru hari Imana isesengura byose, imenya ukuri kandi kwemeza ikiri mu mutima wawe icyo ukuri. Ndakubaza unsubize, uyu mwana utwite koko n'uwa Cyusa niwe waguteye inda? Mbwiza ukuri, nabanje kubwira ko hagati yanjye nawe hari Imana ireba byose, ikamenya ukuri uko ariko, cyangwa se ikakubona kuri iki. Byo ushobora kumbeshya, ariko mu ijuru ntabwo babona yuko ari ukuri. Yego babona kubeshya, kandi igihe kizagera uyu mwana amenyekana. Uyu munsi dufite urujijo kuko ari mu nda yawe. Nyemerera umbwire ngo ni Cyusa cyangwa se ntabwo ari we. Turi babiri n'Imana iri hagati yacu. Oya mama wirira pe, ihangane wirira, nsubiza umbwiza ukuri. Nari numvikanye na Cyusa ko ibintu tutagomba kuzongera kubivuganaho. Yego n'ubundi Cyusa ntimuzongere kubivuganaho, ahubwo ngewe noneho reka tubivuganeho bwa nyuma. Nanjye ndakwemerera ko tutazongera kubivuganaho, sibyo? Ariko nibura umpa igisubizo nyakuri, menya ibyo ari byo. Nk'uko wabivuze ntabwo nakubeshya pe, kuko niwe mwana azavuga. Alright, reka turebe biraza kugenda gutse. Ubu ngubu Isimbi abaye umuntu w'umugabo, abaye umuntu w'intwari, arifashe agira inama Rugema, aramubwira ati wowe ikintu ugomba gukora ni kimwe, ugomba gusaba imbabazi iribagiza kubera wishe ababyeyi be, kubera ko nta kintu na kimwe wemerewe gukora udasabye imbabazi. Ese Rugema araza kubikora cyangwa ntabwo ari buze kubikora? Ibi ngibi byose nibyo tugiye kureba, nibyo tugiye gukurikirana muri iyi filime y'inzira y'umusaraba, muri episode yindi iraza kuba ikurikira. Nibyo bintu tugiye kureba, ese biraza kugenda gute, biraza kumera gute, kugira ngo uyu nguyu Rugema abasha kuba yasaba imbabazi. We yahoze avuga inshuro nyinshi cyane kandi yongera abisubiramo, avuga yuko nta na rimwe azigera asaba imbabazi, nta munsi n'umwe azigera asaba imbabazi, azisaba uyu nguyu iribagiza kubera yishe ababyeyi be. Habe na gato na gahunda afite, ariko biri kugaragara yuko uyu nguyu Isimbi we afite umutima wa kimuntu. Ubundi
umutima niwo tujya tubabwira, niwo njya mbabwira, wakagombye kugira umutima umeze gutya, wakagombye kwifuriza ineza abandi bantu, ukabahuza niba ari abantu bakosheje ukababwira bagasabana imbabazi, ukabegera ukababwira yuko gukora ikibi atari byiza, ari ibintu bibi byanagushyira no mu kaga. Ni naho ngaho rero turimo turabona uyu nguyu Isimbi agira inama papa yamubwira ati ariko nubwo rwose tutavukana, nubwo nta kintu bigaragara yuko turimo turapfana muri iyi minsi, ushaka wamusaba imbabazi kubera ko nawe ni umwana nk'abandi kandi ababyeyi biwe barabishe. Ese Rugema araza gusaba imbabazi umuntu umaze igihe kingana gutya, amaze hafi imyaka 20 kubera ko Isimbi yari akana gatoya, yamufashe ari akana gatoya, amaze hafi imyaka 20. Ubu ngubu nibwo agiye kuba yamusaba imbabazi, ahubwo yakagombye kuba wenda yarabimubwiye kera, akamubwira yuko ababyeyi be bapfuye, akamubwira yuko ababyeyi be atakibafite cyangwa se batakiriho, ariko se aka kanya ubu ngubu nibwo agiye kuba yabimubwira. Ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye cyane kabisa, sinzi niba biraza kugenda neza, ni ikibazo twese twakagombye kwibaza turi benshi cyane. So mugume ku murongo rero turebe ese biraza kugenda gute, biraza kurangira gute. Tunabibutsa gukora subscribe, nshuti muvandimwe, niba uzi ko utarakora subscribe, ukora subscribe, tunyaruke tujye kureba ese ibi bintu biraza kugenda gute, biraza kumera gute, uru rugamba ruraza guherera hehe. Turebe uyu Rugema imbabazi agiye gusaba koko, niba agiye kuzisaba. Ikindi mwandike comment nyinshi cyane kugira ngo tubashe kuba twakurikirana ibitekerezo byanyu. Urabona ari ibigoryi baba bawufashe ntibagire kamarade Emile, zirambwa zitagira inzara zo kwishima nubwo bafite uriya muti. Ndembera mbaga nshake andi mafaranga, nirukanye imisozi nzamuka indi manuka indi, ariko uriya muti nongera n'umubavaneho, ariko mpagikije ngo ntabwo nyweye. None se wasize igihe ugize ikintu ukorera yiribagize mbere yuko ataragenda, nibura ako se wakwengeye nta kintu nabasha gukora yahita ncisha. Umva mubwire ntabwo yankundira Fabiri, icyo watakuna n'iki, ntabwo agomba kurenga ahangaha. Ikindi tugomba kuganira na kariya kagiga ngo nakazamu. None se nasohoka ku ngufu ngenda bigenza, asohoka umva kurusha imbaraga. Rega uribagize asigaye yiyoba, akurusha imbaraga se, ari nka cyagiye kera. Usigaye uteye ite ko mama Kanyana ari ahangaha n'Akanyana kandi bamushyigikiye. Nose kurusha imbaraga, dore n'umukobwa we yaranje kwinjira mu kipe yabo. Uyu nguyu bamwe wari ntacyo ariho, abanza rwane n'inda ye, abanza byari urumva. Niba none uri kubinshyiramo sigo gikemuye, ariko ubundi ikibazo kwa hari kandi umva buretse gato ko ikibazo wakibonye aho kiri, sibyo? Ukaba wumva ko umuti atarawu kandi ribagize ari hano, wamwishe bikarangira. Fabi, ribagize amwishe oya, icyo kireke uretse akamanza gerageza ibindi. Umva ariko reka mubwire ngwino, nyamara wabaye uretse nkakubwira iki nyamara ko ngewe mvuga ikintu mukagira nutamwica iribagiza asigaye. Oya, icyo ntukivuge, iribagiza n'umwana zanjye ari uruhinja. None rero uragashaka kugira ngo ngewe ufite ubundi ngomba gukemura ikibazo, wivuga ibyo kumwica byihorera, ahubwo reka nze izina ry'Imana ushobora gusohoka ngaho ugiye kureba ba Emili, we bafite ahandi hantu bagiye guhurira. Ibyo ntabwo byakunda tuza. None uri kusheta ngo rero ngo ngende nyewe ufatira niribagiza, cyangwa niba bikunaniye, ariko se nabishobora. Wewe turushe, reka nze ndakwereka inzira. Fabio, wowe urakomeza ushuke papa ngo amwice nani soni, ibyo mwakoze ntabwo bihagije. Ariko se urabumva ari izindi nzira pe, singiye kukubeshya nanjye ubwo babo babwanyishe sinanabishobora, ariko nta yindi nzira ihari, sibyo? Inzira nta yindi ni uguca bugufi mugasaba imbabazi, mukemera amakosa, mugahanwa, mukagabanyirizwa ibihano. Ababyeyi bawe guhera kuri A kugeza kuri Z bafite ibyaha ndengakamere. turi mu kirugi. Mzee. Mzee bite?
reka turebe rero muri episode yindi igiye gukurikira biraza kugenda gute, biraza kumera gute nyuma y'uko uyu nguyu mama Cyusa amenye y'uko umwana Isimbi atwite ari uwa Cyusa, agiye kwakitinga gute, agiye gukora iki. Ibi bintu byose nibyo tugiye kureba uburyo biraza kumera, uburyo biraza kurangira. Ni gahunda nziza twabateguriye abakunzi b'inzira y'umusaraba bagomba kureba, ese mama Cyusa agiye gukora iki, agiye kwakitinga gute, agiye gukora iki, agiye gukorera iki Cyusa, kubera ko Cyusa yahoze agenda amubeshya inshuro nyinshi cyane amubwira yuko atigeze abyara, atigeze atera inda Isimbi, ariko Isimbi abaye abimwibwirira neza, amubwira ati uyu nguyu umwana wawe niwe waneye inda kandi yambujije kubivuga. Ese koko uyu nguyu mama Cyusa araza guceceka atuze ntabibwire umwana we? Ntago yaripfana kabisa. Nayo mpamvu rero twese dushonje tunyotewe kujya kureba ino episode yindi igiye kuba ikurikira. Iraza kuba ari umunyenga, iraza kuba iryoshye cyane kabisa kurusha uko twebwe twagendaga tubitekereza. So ikintu rero tubabwira ni ukuguma hafi y'ino televiziyo, ni ugukora subscribe kugira ngo tuze tunyaruke turebe ese niki kigiye kuba, ko mama Cyusa amenye ko Cyusa ariwe wateye inda uyu nguyu Isimbi, araza gukora iki? Murabizi namwe umubyeyi kwa kundi bavuga ngo ntago ndibuze kwibwira umwana, ibi ngibi ni ibyo aba yivugisha rwose, ntago yabyihererana, ntago yabyamupfira mu mutima, ntabwo ibi ngibi bibaho rwose, ahubwo agomba guhita abimubwira bidatinze kabisa, ahubwo akanamuha n'impanuro za kibyeyi. Ibi ngibi nibyo tugiye kureba muri episode yindi igiye kuba ikurikira. Mugume ku murongo tunyaruke turebe ese biraza kugenda gute, biraza kumera gute hagati ya mama Cyusa ndetse kamarade Emile. Ziriya mbwa zitagira inzara zo kwishima nubwo bafite uriya muti. Ndembera mbaga nshake andi mafaranga, nirukanye imisozi nzamuka indi manuka indi, ariko uriya muti nongera no mwavaneho, ariko mpagikije ngo ntabwo nyweye. none se wasize ijya ugize ikintu ukorera iribagize mbere yuko ataragenda, nibura ako se wakongera nta kintu nabasha gukora yahita wowe umva mubwire ntabwo yankundira Fabien, icyo watakunda n'iki, ntabwo agomba kurenga ahangaha. Ikindi tugomba kuganira na kariya kagiga ngo nakazamu. none se nasohoka ku ngufu ngenda bigenza asohoka kumva kurusha imbaraga, rega iribagize asigaye yiyoga akurusha imbaraga se, ari nka cyagiye kera usigaye uteye ite ko mama Kanyana ari ahangaha n'Akanyana kandi bamushyigikiye, nose kurusha imbaraga. dore n'umukobwa we yaranje kwinjira mu kipe yabo. Wowe uyu nguyu wamwe wari ntacyo ariho, abanza arwane n'inda ye, abanza byari urumva. Niba none uri kubinshyiramo sigo gikemuye, ariko ubundi ikibazo kwa hari kandi umva baretse gato ko ikibazo wakibonye aho kiri, sibyo? Ukaba wumva ko umuti atarawo kandi ribagize ari hano, wamwishe bikarangira. Fabien, iribagize amwishe oya, icyo kireke uretse akamanza agerageza ibindi. Umva ariko reka mubwire ngwino, nyamara wabaye uretse nkakubwira iki nyamara ko ngewe mvuga ikintu mukagira nutamwica iribagiza asigaye. oya, icyo ntukivuge, iribagiza n'umwana azanye ari uruhinja. none rero urabashaka kugira ngo ngewe ufite ubundi ngomba gukemura ikibazo wivuga ibyo kumwica byihorere, ahubwo reka nze izina ry'Imana ushobora gusohoka ahangaha ugiye kureba ba Emili, we bafite ahandi hantu bagiye guhurira. ibyo ntabwo byakunda, tuza none uri kusheta ngo rero ngo ngende nyewe ufatira niribagiza, cyangwa niba bikunaniye ariko se nabishobora. wewe tuje reka ndakwereka inzira. Fabio, wowe urakomeza ushuke papa ngo amwice nani soni, ibyo mwakoze ntabwo bihagije. ariko se urabumva ari izindi nzira pe, singiye kukubeshya nanjye ubwo babo babwanyishe sinanabishobora, ariko nta yindi nzira ihari, sibyo? Inzira nyayindi ni uguca bugufi mugasaba imbabazi, mukemera amakosa, mugahanwa, mukagabanyirizwa ibihano. Ababyeyi bawe guhera kuri A kugeza kuri Z bafite ibyaha ndengakamere.
Fabiola akomeje kuba Fabiola, akomeje kugaragaza ubugome bwinshi cyane, akomeje kugaragaza yuko ari umuntu utagira impuhwe habe na gatoya, akomeje kugaragara yuko ari umuntu ukurura yishyira, akomeje kugaragara ko we gahunda yo kwica ikomeje kuba ari gahunda ya yindi yasimusiga kabisa, kubera ko inama arimo arajya nizo kwica gusa. Ese araza kubishyira mu bikorwa? Ese n'iki kiraza gutuma uyu nguyu Fabiola ibi bitekerezo aza kubihagarika, cyangwa se n'iki kizatuma atazongera kuba yatekereza kugira nabi Iribagiza? Ibi byose nibyo dushaka kureba muri episode yindi ikurikira, tugenda tureba neza ese ni ikihe kintu gishobora gutuma intandaro y'ibi ngibi byose irangira, intandaro yo gutuma uyu nguyu Fabiola atekereje kuba yakica uyu nguyu Iribagiza akamwica. So ni nyuma y'uko rero bigaragaye inshuro nyinshi cyane yuko yagiye n'ubundi agira inama Rugema, akamugira inama zo kwica Iribagiza, ariko rimwe na rimwe akabyirengagiza akabyihorera. Bigaragara yuko rero uno umugore cyangwa se uyu nguyu Fabiola ari umuntu mubi cyane, umuntu aba agomba kumugendera kure. Ari nabyo bintu tuba tugomba kwirinda muri sosiyete yacu, muri sosiyete y'iki gihe, tukanga kugira nabi, ahubwo twebwe tukikorera neza, kubera ko muri kubona ko iyo umuntu agize nabi n'ubundi biba bizamugaruka. Ngira ngo mwarabibonye Rugema ibyo yagiye akora byose n'ubundi byaje kumugaruka, nawe baje kumufata bamukora bya mfurambi, nubwo ku nshuro ya kabiri yahise abahubuka akirukanka akabacika ntibamufate, ariko bigaragara yuko iyo baza kumufata cyangwa se iyo baza kumushyikira, ikintu bari kumukorera ni ukuhita bamwica. Nta yindi deal bari kujyana, nta yindi masezerano bari kujyana, ni ukuhita bamwica, nta bindi kabisa. So mureke rero turebe ese ni iki kigiye gukurikira, bigiye kugenda